Saidi Sarabigeze kujyana ibibazo na Gasogi kabiri zageranye ibibazo na Kenesi kuri Gasogi Saidi utazazana ibibazo yahoze ari umwatlete abantu batazaguhana itambara abagifite rero azitera ibibazo uzasifure nuko nabandi bageze mu mufiteho dute nuko yageze gukora amakosa yageze gukora amakosa ako se wasifuye oruje ahantu Mark mubana yateye atazakora ikosa tubaye tumukebuye mbere yuko biba atazakora ninde Nuriso Patience Fidèle turamubwiye congratulations yarabyaye bari barutse na famille Nuriso umusifuzi umugore mwiza cyane w'inzobe ibyo nabyo ni byiza ko bigaruka kaze ko bakoze ubukwe n'umugore we baranabyaye umugore ari mwiza n'icyaha uko inzobe wa muhungu uwo kazanga se Uragera kutubwira abasifuzi ariko iyo dukoresha iminota usigaranye neza mu ngiye nama turapanga 11 ba buri kipe cyangwa turapanga iri combined ibintu bya combined ni ibintu byazanywe n'abazungu byo ntacyo bimaze mu byadutera nta mumaro iberi combined maziki akinivuze ibintu byo guteragaza ibintu byo gutisha by'abasesenguzi usibye ibintu byo gutera ubwoba by'abasesenguzi combined nta kirimaze kuko n'ubundi ntiyabaho kuko n'ubundi ntiyabaho ubasanga 11 icyo bayikoresha ni kugaragaza ko imwe ikomeye kurusha indi byose ni ibiki imwe ikomeye kurusha indi icyo gihe mpatse ntiyabaho abenshi twatubahurije ubusa ntitubizi ko Olivier arusha Adolphe Izamu none se imwe ikomeye kurusha indi match yaberi bajya babireka tumanuke muri Reyo 11 Olivier mwizamu ntacyo kubaza murabyemeranya cyane tutabitinzeho kubera ko Olivier niwe muzamu wa mbere mwiza u Rwanda rufite kugeza ubu akaba ari umuzamu uzi gukinisha amaguru Perezida wa yageze kumwe ati Olivier jya umbabarira ntugakinisha amaguru cyane bidutera ubwoba aramubwira ati dukina icyitwa iki umupira w'amaguru ati none se nyinisha iki kuri kabiri Kabange ngomba gukina kwa atanze assist ebyiri ubushize afite ubukwe nibyo ku cyumweru ariko akine derby kwa gatandatu eka Obeda cyane Kabange ya defanda neza Kabange yanagize match nziza twarabivuze na Iberi hano arize match nzizihuye ntabwo umuntu yatanga assist ebyiri ngo umwica afite ubukwe ku cyumweru arava muri derby bwa ajya gukora ubukwe azahita ashyira umwana mu maguru ahubwo yarayikina none se derby ubukwe buzima yakoze umurenge yakoze umurenge ubukwe buno bwo mu rusengero ahubwo ni impamvu ishobora gutuma atayikina kandi ashaka kubanza gutsinda match y'ubuzima bwose yasezwe amavuna atarongoye sha hanyuma tuvuga n'ijuru Ganijuru amaze yitwara neza ntacyo kubaza amaze no gukina derby kenshi niyo mukimaze gukina derby kenshi kandi ari gukina neza no Mavubi ni umuntu wo gutangira gutekereza mu imbere nakomeza kwitwara uko ari kwitwara yes mutima defense Yusuf Dianye na Chirembi Chimangara Mata partnership ikorana neza cyane Yusuf Dianye nk'umuntu ubu controller ayobora bagenzi be Chimanga nk'umuntu kabisa wiyangaje madi we rabafasha bataka ku mubiri we n'imbaraga afite harani sawa cyane Ndayishimiye Richard imbere yabo bimaze kubaza ni umukinnyi mwiza cyane azi gusohora umupira agera wa Clayton hejuru aritanga afite umwuka n'umukinnyi mwiza cyane ntacyo kubaza ubwo babiri hariho haravugwa Likau na Abed Likau agira ikibazo kimwe hari inyuma agomba kumukosora Likau akunda kujya imbere cyane kandi uri box to box ugomba kubibalance Likau abashaka kumera nka rutayizamu Likau ndakubujije ntuzakora ikosa ryo kugenda cyane jya wibuka yuko ugomba kuba uri hafi y'uwo bita Richard ku mpamvu za mediane hape irusha ya Rayon Sport ingufu ukitonda cyane ukabishyira mu mutwe wawe harimo Sekigana na Daud ukabuzi ko akazi Daud ari bukore n'umusigera Richard gusa aramwica ubwo abo ni batatu hagati y'ine Richard Likau ya Batupasi ya Batupasi rero ruzina rwo rumenya ya Batupasi hanyuma abandi batatu ubwo bimbere se bo basigaye Basane Ngong Nasmani abanyamahanga ntabwo bararenga Abedi muri role numero 10 Abedi muri role numero 10 azajya arekereka iyi project sometimes agaruke akene muri role ya numero 8 areke wenda bagiye gushaka igitego ariko ndabona atangiye kumera neza ni byiza inama yabivuze avuga ati yewe wana muri wangu yuko sawa ikaba avuga ko sawa cyane ati meze neza nta mwana w'ibarakare muri ntuza ya Fizi yakomeye yaba ari ubwo Basane akigaruka gitabanzamo cyane iyi mediane y'abana b'ababembe ntago ibayoroshye abana b'abazahirwa bamuhita ateye ubwo baza umupira mwinshi cyane izabikomeye zakina umupira wo ku rwego rwego byo ku ruhande sasa ababembe
kabiri bakuru ntababere barabihakana wajya kuvuga ngo bakunda agasimba haryo nyine wabo ntacyo bitwaye umugari ese kuki tuvuga ngo abanyakenya mukumva birasanzwe ubu nitugera kuri wo kwazaba ngo kuri umugari bari abapeti n'abazayirwa ntababere nibyo twishoronye iyo ni 11 ya Rayon Sport ubwo Adolphe niyaje nyine ubwo aririmo Adolphe Hakizimana ako ataka ya Rayon ikaba ifite ikibazo cya wing zayo zidakora neza muri iki gihe ataka ya Rayon mu by'ukuri ntabwo ikora neza Kabasane ntakubeshya Kabasane kase zishize karamutse neza ariko kagutera iyo karamutse neza yaryamye kare ntabwo iryoshye yaryamye kare yarutse Basana yaryamye kare Rayon icyo Mani ibitego yatsinze byagihe cyagiye bakimusinyisha igitego pe ariko riga kuri Asmani twavugaga yuko bino banavuga ko Didier ashobora kubanzamo Ngonga agakina inyuma yabo ahubwo Asmani akicara Didier Taichi Didier akataka oya agakina ku ruhande Didier agakina ku ruhande na Basane bakatakisha Fora akataka gasigaye batatu b'imbe Didier yakinnye ndanebuza ko yasimbura Asmani kuri iyo poste ndavuga Basane agaca ku ruhande rumwe urundi Taichi atake akabandisa Asumani cyangwa Forongani niko bizagenda ko ntibahurira mu kibuga bombi ko Fore ntaranakira neza Fore ashobora kubanza hanze bashyiremo Asumani nabonye umutoza ko nari kumubanza hanze nibito basanze nyine baramugariye muri 18 ahubwo turakomeza gukurikirana reka tugishyuronye Adolphe mwizamu Adolphe ni umuzamu ugerageza ntabwo ari umuzamu ukomeye niwe uhari umaze gutinyuka niwe uhari kabiri Kagege kimwe mu bintu narekomanda APR nk'umuntu urebye APR imyaka myinshi warebye Ndanda ari mwizamu akareba Ndora ari mwizamu akareba Kama ari mwizamu akareba Olivier ari mwizamu muzagura umuzamu nta muzamu mugira ubwo abashinzwe niwe uhari niwe uzajyamo Kagege kuri kabiri ariko n'umwana muri Zion Temple ni umukristo nkunda yuko akunda Imana Kagege umwana wa hano Kacyiru Byiringiro Jean Kagege ngukundira yuko wazamuye urwego Courage Petit Frere umwe mu bakinnyi beza Espoir b'u Rwanda umwe mu bakinnyi beza Espoir b'u Rwanda niyo mugabo Jean Claude nenye kuvuga akazine ke kari kanshi yarakambujije yarabisabye kapiteni katumwirira Claude umuntu abafite abagiye kuba umugabo ibintu by'amazina washiriwe mwiza w'inzobe baracyakundana n'urucabana cyane bafite n'umwana bigisha muri Action College uzajya batekera muzima cyane ubwo Claude ari kuri gatatu umutima defense n'ubundi Claude ikintu mukundira muri derby Claude agira ikintu cyo gukanira cyane agira ikintu nyine cyo kumva uburemere bw'umukino nyine nta mikino nta mishipoto nyine arayambara niwe muntu message y'abafandi bayaciye kurusha abandi aridinga by example urugango atanga urugero ariko mu bikorwa Imana yakina David ngo yambuke Nyabarongo aje gukina ikigali aba yarakaye Axe Centrale Yunus na Clement urucabana wenda nuko Clement yarafitemo akabazo k'imvune ariko ni partnership imaze gukorana neza umuntu yanavuga yuko rwose ibasha attaque ya Rayon Sport surtout Clement kuri uriya mubiri we uri athletic umubiri mwiza cyane ufite souplesse nabwo uko ashaka akawujyana aho ashaka akongera agashyira iki gihungu rero cyo kwa Abuba harya sekuru yitwa nde Axe sekuru wabo wababuba aba ngona Kanyangara imbaraga afite icyumba kimeze nk'aho kirakwegamira ewa ni bagiye neza cyane hanyuma ni mwiza physically undi ni mwiza akoresha ubwenge bwinshi batatu hagati Sekiganda Dauda na Ruboneka Sekiganda ari mwiza mu gukina icyo bita zone akina muri kariya kaziga kari hagati mu kibuga hari abafungurira abakina ntajya karenga iyo asohotse ntajya nakarenga iyo agarutse mu kibuga cya APR ubundi akanaya mwiza mu gutangiza umupira icyo bita short passes agira n'ikintu cyo kwisaba cyane ndabikunda nkanavuga yuko rero Sekiganda anaba mwiza cyane ku set pieces ku mipira y'amakorne cyangwa amakufra kuko ni muremure arasoma atsindisha imitwe ni mwiza cyane Yusuf Dauda niwe mukinnyi wa mbere mu Rwanda ntacyo kuburana icyitwa ball orientation icyitwa kurekura baro icyitwa matire de roué icyitwa kuyobora umukino kugenda kwitushaki kwitondesha ntacyo kubaza icumi yashyizeho nde Ruboneka n'uwa kabiri nyuma Claude mu kumva icyo bita derby Ruboneka nabashimangira ikintu cyo kuba mu mutwe we iyo ari gukina derby akina bitandukanye n'ibindi ya scoringa ya shota anatana na set pieces anayobora umukino neza batatu b'imbere Kiwanu ku ruhande rumwe urundi Watara na Togo yataka bagira ikibazo kimwe uruhande rwa Watara ntirubafasha muri pressing ariko Watara ni umugore ukora mwiza arusha abakinnyi bose gutsinda mu Rwanda abakinnyi bose bari mu Rwanda nta muntu ufite icyo bita sens dobi Sheikh Djibril Watara icyo bita sens dobi kurusha Watara Watara gutsindisha umutwe Watara gucenga gatsinda Watara gutera penalty Watara zigutsinda nyine so uyu Togwimere rero azajya yi project ajya ku ruhande ejo nzakora icyo bita animation noneho ya nyayo azajya ajya ku ruhande kuyisabira yo Watara ajya kwikenda baraswicenga cyane mujya mubibona iyo bajya gupressinga
Togo arapressing ariko bagiye gusoma umupira Watara burya ajya ku icyenda Togo akayisabira ku ruhande agasa n'uyimuzanira niyo mpamvu batari gutsinda cyane hanyuma uyu muhungu w'Ibugande Rugango rahise ngo ni boda umuvuduko mwinshi abafite uruhande bariho umudefenseur ntabazamuka nje nkabibona gutya rero ubusatirize bwa APR buzategeka defense ya Rayon Sport gukinira inyuma cyane ubwo Rayon Sport ntabwo izajya ikora icyo bita gusohoka cyane kwa defense Rayon Sport izakina ikintu kijya kumera nk'ama counter ishingiye kuri Didier cyane na Basane nibakina kubera umuvuduko bafite ari nacyo buriya na Rutsiro ashobora kuzabona iminota uriya muhungu twitaba Imana kubera umuvuduko hanyuma APR izadomina possession ku kigero cyo hejuru cyo kora kavuga yuko mediane ya Rayon Sport niba imeze neza nanone tuzabona icyo bita komba muri mediane cyangwa se guhangana ejo tuzajya mu cyo bita animation difference ya bibiri hanyuma ibere difference ya prediction zanyu nizi bibiri difference ya bibiri ninde uzatsinda undi aha prediction ya cyari kare harabura umunsi w'ejo ngewe uzatsinda namuzi nuko azatsinda ndabizi nuko match zarangira ngiye nzayibabwira ejo muzumva ikiganiro prediction ego ko ngiye nzabahereza abantu icyo je bita uyu munsi ukuramutse byahindutse ibiciro byahindutse uyu munsi byahindutse ya bibiri yabaye bitatu